Inama y'umunsi y'abashakanye, inzira 21 zo gukunda umuntu mwashakanye. Nkuko pasiteri yabivuze witwa Tom Mullen yaravuze ati ishyingiranwa ryiza ritangira iyo dushatse abo dukunda kandi rigakomeza kugenda riba ryiza cyane iyo dukunze abo twashakanye. Pasiteri avuga yuko byoroshye gukundana ndetse no kurongora umuntu wakunze, ariko kikaba ari igikorwa kinini cyane kandi gikomeye cyo gukomeza gukuza urwo rukundo ubuzima bwose kugeza mushaje. Amakuru meza hari nuko bishoboka cyane rwose aho twakoze no munsi urutonde rw'inzira 21 zo gukunda uwo mwashakanye mu gihe cy'ubuziraherezo, hanyuma mu kubikurikiza aho uzabona yuko umubano wawe uzakomeza gutera imbere mu myaka y'ahazaza. Bwa mbere maze ugerageze guha umwanya umukunzi wawe. Nta kintu kiza kiruta guha umwashakanye umwanya ibitekerezo byanyu kandi ukabikora utamusuzuguje, ukimwereka yuko umukunze. Gufata umwanya rero wo gushyira ibirangaza ku ruhande ukibanda ko mwashakanye, uzumva yuko rwose abona yuko akunzwe, azagaragara yuko yumviswe kandi yahabwa agaciro, kandi nawe bizagushimisha cyane. Icya kabiri, ishimira inzira ze hamwe n'ibyo akunda. Niwo mwashakanye ari umuntu w'umuhanga cyangwa se ufite ikindi kintu runaka akunda, garagaza ko ushishikajwe no gushushanya kwe, kwandika imivugo kwe, gukora umuziki kwe, imivugo ndetse n'ibindi. Ifatanye n'uwo mwashakanye ku byo akora cyangwa se yubatse, umubaze inzira akoresha kuri ubwo buhanzi bwe kandi umwereke ko witeguye kumushyigikira muri ibyo byanze bikunze. Shimira akazi ke kandi umushishikarize gukomeza guhanga. Icya gatatu, gerageza kumva inzozi ze. Inzozi z'imbere zo mwashakanye zifite agaciro. Mu gihe mwashakanye guhishura inzozi ze hamwe n'intego ze cyangwa se ibyifuzo bye, gerageza uko ubashije ubifate nk'ibyawe kandi wumve yuko muri we bifite agaciro. Nubwo inzozi yaba afite zishobora kuba zitandukanye n'izawe, ariko ni byiza kumuha agaciro no kubyubaha. Zirikana yuko ibi ngibi ari umwihariko kuwo mwashakanye kandi rwose witegure kubyakira. Icya kane, se ku rwenya rwe. Ese uwo mwashakanye afite ukuntu agusetsa? Ese uwo mwashakanye afite ukuntu asetsa akakwereka yuko ubuzima bwawe ari ahantu ho kwishimira? Se ku rwenya rwe kandi wishimire yuko nawe ashaka kugushimisha cyane. Ingi bizoroshya ibibazo byawe kandi bizaguteza imbere mu buryo utatekerezaga. Nawe ubwe rero akaba azanyurwa kubwo kugushimisha no kukubwira amagambo meza. Icya gatanu, umudendeza umukunzi wawe. Wakundanye n'uwo mwashakanye kubera guhuza ku bintu bimwe na bimwe gusa mushobora gusobanura, gusa ariko none ashobora kuba ari igice kimwe na kimwe cy'uwo mwashakanye aho imico ye itakigushimisha nk'uko byahoze. Gusa ariko mwemerere kuba ubwe uko byagenda kose uwo mwashakanye azamenya kandi yishimira umudendeza ahabwa nawe. Aha rero nubwo azatangira kwitekerezaho no kwifuza kugaruka kuba uwo yahoze ari we mu buzima bwawe. Icya gatandatu, bera umufana uwo mukundana. Umugabo wawe wenda ni mwiza cyane ku bana banyu, umenyeshe yuko kunyura cyane kuri ibyo. None se umugore wawe ni umubyinnyi mwiza, mubwire yuko akunezeza cyane kubw'ibyo. None se uwo mwashakanye afite impano idasanzwe yahawe n'Imana, mwereke yuko ari ikintu gikomeye. Ni akazi kacu nk'abagabo ndetse n'abagore yo kumenya izo mpano zabo twashakanye nabo kandi tukagerageza kuzishimira. Icya karindwi, umutekano w'uwo mwashakanye. Ushobora kwereka uwo mwashakanye urukundo, ukamwemerera kugira umutekano kandi ukamwemerera ko kwisanzura mukajya muganira. Reka uwo mwanya we mwiza aho yavugira ubwoba bwe ndetse no kutisanzura kwe hamwe n'imbaraga ze nkeya. Gira ubuntu imbere ye, ubu bwisanzure bwe umubene inshuti ye magara ndetse n'umuntu wo kutamucira urubanza. Icya munani, garagara mu bihe byiza kandi by'ingenzi umubano wawe n'uwo mwashakanye. Umufana we wa mbere ni umugabo wawe cyangwa se umugore wahawe igihembo, niba azamuwe mu ntera buhari kubwe kandi umwishimire. Kuboneka ku munsi nk'uyu nguyu ukomeye ku buzima bw'umukunzi wawe ni ingirakamaro cyane kandi bizamushimisha pe. Icya cyenda, ita ku byo bakeneye mbere y'ibindi. Ubwitange ni urufunguzo rw'umubano mwiza kandi wishimye. Reba icyo mwashakanye ashobora kuba akeneye cyane kurenza ibindi, reba icyo ashobora kuba yifuza kandi ugerageze kukimuha. Mwereke ikinyabupfura ndetse no kumushyira imbere, ureke icyo yifuza ari cyo gikorwa imbere y'ibyawe, ayo ngibi bizamwereka kubahwa hamwe no gukundwa. Icya cumi, mubera uwumva mwiza, umutega amatwi kandi rwose ukomeze umube hafi. Kenshi na kenshi biroroshye guhuza amagambo y'uwo twashakanye n'ibyo ashaka kukubwira. Umva witonze ibyo mwashakanye avuga kandi usubize ibyo akubwira namara kubivuga. Icya 11, umukunzi wawe umunsi we wenyine. Ntabwo buri gihe dukunze guha umwanya abo twashakanye cyangwa se kubitaho uko bigomba. Rimwe na rimwe rero uwo mwashakanye impano y'umunsi we gusa umwereka yuko yihariye, ureke ibindi bintu byose bigutwara umwanya bigende. Muhobere, umufashe mu nshingano zose ushoboye, hanyuma umenyeshe yuko hari kubwe cyane cyane mu gihe afite ibimuhungabanya. Icya 12, vuga ukuri mu rukundo.
rimwe na rimwe uwo mwashakanye akeneye kumva ubunyangamugayo kuri wowe amwe no kumva amagambo y'ukuri nubwo rwose ashobora kuba ababaje. Muri bino bihe rero birashoboka yuko ujya umubeshya ushaka ko agubwa neza, ariko burya nta muntu n'umwe ushobora kwishimira ikinyoma. Gerageza kumubwiza ukuri, ariko uko kuri kwawe ugerageze kugutanga neza ku buryo umukunzi wari buze kuza kumva yuko ari ibintu by'agaciro, kandi yumve yuko kuba bwiwe ukuri atari ikintu kiri buze kumubabaza, ahubwo yuko ari ikintu witayeho ukaba wirinze kumubwira ibinyoma. Icya 13, gerageza kwitanga. Kugaragariza umuntu wo mwashakanye utiteze yuko nawe aza kuza kwishyura ni inzira nziza yo kwerekana urukundo ukunda uwawe. Niba ubona ibintu bigomba gukorwa byiteho nta kureba ku ruhande, niwo mwashakanye akeneye ubufasha ku bintu runaka mufashe utitaye kuko bazakwishyura. Icya 14, wiba hari imitation cyangwa se ibintu biri buze kuza kurangirira. Gukunda uwo mwashakanye bikubiyemo kumenya aho ubushobozi bwe bugarukira. Irinde rero kumushyiraho ibyifuzo bidashoboka atazashobora gusohoza, kandi umenye imbogamizi zihari ku mubano wanyu. Icya 15, bindahemuka ndetse n'umunyakuri. Mwe mu buryo bwiza bwo gukunda uwo mwashakanye ni ukugira amaso areba hamwe kandi yumva. Nureka amaso yawe ndetse n'ibitekerezo byawe cyangwa se umutima wawe bijye ku wundi muntu utari uwo mwashakanye. Ibyo bihe rero bigoye byakwanga byakunda, amaherezo birashira. Aho rero uzanezezwa cyane nuko wakomeje kuba umwizezwa ku mugabo wawe cyangwa se umugore wawe, niba muri byahe byari bigoye cyane. Mwibutse impamvu mukunda cyane. Gutanga ibitekerezo ku buryo umukunzi wawe areba ni ingirakamaro mu mubano wanyu. Shimira isura ye, ushimira uko asa, ushimira uko ahumura, hanyuma umubwire uti ndagukunda. Ni uburyo bwiza cyane bwo kumubwira yuko umukunda kandi umwubaha. Icya 17, komeza kumuba hafi kandi mukomeze mu bikipe imwe. Burya mwembi ntabwo muri abanzi, nubwo ashobora kubaho ibihe bitoroshye mu mubano wanyu, ariko burya buri gihe birakwiriye yuko uguma mu murongo umwe n'umukunzi wawe. Uku gufatanya rero bikaba bizazamura umubano wanyu kandi ukomeze gukomera. Icya 18, kunda urukundo rw'iteka umukunzi wawe. Igihe ni ikintu gihindura abantu, ibyo ngibyo birazwi. Iyo wiyemeje ubuzima bwawe bwose kubana n'umuntu, uba wiyemeje gukunda uwo muntu ubuzima bwe bwose, kandi ukanawiteguye yuko azagenda ahinduka ubuzima bwose. Emera rero impinduka ze kandi ureke umukunde. Iri ngiri ryo sezerano mwagiranye. Kora ikintu gishya ndetse n'agashya muri kino gihe. Guhora ukora ibintu bishya mu rukundo rwanyu ni ibintu bizakomeza kuzamura urukundo rwanyu mu buryo rwose nawe utatekerezaga. Kora ibintu bishimishije kandi bidasanzwe mu buzima. Ibi ngibi nta gushidikanya muzakomeza kugenda mubyibuka mu myaka izaza. Ikintu cya 20, iga kuvuga ururimi rw'urukundo rw'umukunzi wawe. Umuntu wese avuga mu rurimi rw'urukundo rutandukanye n'urwa mugenzi we, ndetse rimwe na rimwe birenze ururimi rumwe. Ushobora gufata ibi ngibi nk'ikizamini cyawe kugira ngo umenye indimi z'urukundo z'uwo mwashakanye, hanyuma uhindure uburyo mwegerana kugira ngo muhuze inzira buri wese yakiramo urukundo. Icya 21, uko yifuza ko bikorwa kuri wowe ni nako nawe yifuza yuko bikorwa kuri we. None se nubuye buryo bwiza bwo gukunda uwo mwashakanye kuruta gukurikiza itegeko rya zahabu? Tekereza witonze uko yifuza yuko bakwitaho, hanyuma nabo bakorere nk'ibyo yifuza yuko bagukorera. Tugana ku musozo, ni gute wowe n'uwo mwashakanye mukomeza urukundo mu buzima bwanyu. Turifuza kukumva kandi turaza kubyishimira. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Ibintu Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa/NIMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.